Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Isiraheli, garukira Uhoraho Imana yawe, kuko wayobejwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho umubwire uti, duhanagureho ibicumuro byose maze wakire ikiri cyiza. Aho kugutura ibimasaho ibitambo, tuzakwegurira amagambo avuye mu kanwa kacu. Ashuru ntizongera kudukiza ukundi, ntituzongera kugendera ku mafarasi cyangwa ngo tubwire igikorwa cy'ibiganza byacu tuti uri Imana yacu, kuko ari wowe imfubyi zikesha kugirirwa impuhwe. Nzabakiza ubugambanyi bwabo, mbakunde mbikuye ku mutima, kandi sinzongera kubarakarira ukundi. Isiraheli nzayimerera nk'ikime, irabye indabyo nk'izarisi, kandi ishore imizi nk'ibiti byo muri Libani. Imicwira yayo izasagamba, ubwiza bwayo bumere nk'ubw'umuzeti, n'impumuro yayo imere nk'iya Libani. Bazagaruka bature mu gicucu cyanjye, bongere bashibuke nk'ingano, barabye indabyo nk'umuzabibu, kandi ube ikirangirire nka divayi yo muri Libani. Efurayimu izavuga iti, ndacyahuriye he n'ibigirwamana? Ni koko ndayumva kandi nkayitaho, meze nk'umuzonobari utohagiye. Ni njyewe ukesha umusaruro. Ninde muhanga ngo yumve ibyo bintu, cyangwa se umunyabwenge ngo abimenye? Inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagenderwamo n'intungane, naho abahemu bakaziteshuka. Iryo ni ijambo ry'Imana.